Banyakubahwa Minisitiri, Nyakubahwa Guverineri w'Intara y'Uburengerazuba, Meya w'Akarere ka Karongi, uhagarariye UN, umuyobozi uhagarariye RDB IT, Cisco representative, barezi, bana bacu, namwe Malayika murinzi, mwiriweho. Uyu munsi dutaraniye hano twizihiza ibirori tugira buri mwaka byo gutanga ibihembo ku bana b'abakobwa batsinze neza. Twifuje kandi kubihuza no gutanga inka kubo twita ba Malayika murinzi bakomoka mu turere twa Karongi, Rutsiro, Ngororero, Ruhango na Muhanga. Igikorwa cyo guhemba abakobwa batsinze neza kibaye ku nshuro ya 6 kandi nk'uko bisanzwe gifite insangamatsiko twese tuzi ariho tuvuga ngo bankubito y'ikeza n'ishema ry'abakobwa. Muri iki gihe rero cyose tumaze dushyira imbere tumaze igihe dushyira imbere intego z'ingenzi 3 arizo: gushishikariza abakobwa kugana amashuri, gukomeza amashuri mu byiciro byose bishoboka, no gutsinda neza no kuba indashyikirwa. Aha ndumva twakwishimira yuko nibura intego ya mbere yo twayigezeho yo gushishikariza imiryango gushyira abana bose mu ishuri, baba abakobwa cyangwa abahungu. Intego yo gukomeza amashuri mu byiciro byose bishoboka ntabwo irabasha kugerwaho neza ukurikije imibare igaragazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini. Mu mashuri abanza abana b'abakobwa bagera nibura mu mwaka wa 6, ariko siko bose babasha gukora ikizamini gisoza aya mashuri. Ababashije gukora ikizamini nabo siko babasha gutsinda ngo babone amanota meza. Aba bakobwa bose bagenda basigara batabasha no kurangiza icyiciro cy'amashuri abanza bajya he? Biterwa n'iki? Bimwe byavuzwe kandi bimwe byavuzwe kandi bikenewe gufatirwa n'ingamba, ahasigaye tukabishyira mu bikorwa. Iyo urebye imibare igaragazwa, abakobwa bagera mu cyiciro rusange n'icyiciro gisoza amashuri yisumbuye, ariko nanone benshi ntibabasha no gukomeza amashuri makuru. Abakobwa se bagenda babura batabasha gukomeza amashuri kandi ari ababyeyi b'ejo, ubwo bizamera bite? Biragoye rero kugira ngo bazafashe abana barera, kubera ko ubumenyi buriya bufasha byinshi cyane, ariko ntabwo buhagije, bisaba n'uburere bwiza. Biradusaba rero ko dushyira imbaraga mu nzego zose kugira ngo tubigereho. Bana b'abakobwa muri hano, namwe mugomba kugira uruhare rwanyu mu kwiga kwanyu. Ni nayo mpamvu dukora izi gahunda ngo bibatere imbaraga, kandi dukomeze no gukangurira inzego zose kubafasha kugera ku iterambere. Ku bijyanye n'intego ya 3 yo gutsinda neza no kuba indashyikirwa, nayo turacyari kure. Nk'uko babibabwiye, ubundi duteganya guhemba umukobwa umwe muri buri murenge ku barangije amashuri abanza, umwe mu karere ku barangije icyiciro rusange bafite nibura 60% na 3 mu ntara ku barangije amashuri yisumbuye. Ariko birabaje kuba uyu mwaka twahembye abafite abo twahembye bafite hagati y'amanota 60 na 90 na 90 mu mashuri abana. Twashoboye guhemba gusa 60% bayagejeje. Mu mirenge 416 igize u Rwanda, hari imirenge 257 idafite umwana n'umwe
w'umukobwa wagejeje ku manota 60% twahereye nko mu mirenge 96 igize iyi ntara habonetse abakobwa 61 gusa baturuka mu mirenge 25 yonyine. Twihe umuhigo rero kuta nibura buri murenge uzaba ufite inkubito y'ikeza uzawuserukira. Ibi biratwereka ko tugifite byinshi byo gukora ngo tuzamure amashuri abanza cyane cyane ayo mu cyaro, kuko tuzi ko amashuri abanza ariyo musingi y'ibyiciro bindi bikurikira. Bana mwese muri hano ndahamya ko mwahawe inama nyinshi. Mbere na mbere mwisuzume umenye ubuhanga n'ubushobozi mwifitemo kandi koko burahari. Nk'uko umuntu agaburira umubiri, ubwonko nabwo bukeneye kugaburirwa. Nimwibande gusa ku bijyanye n'amasomo yo mu ishuri, ahubwo mushishikarizwe kwihugura muri byinshi, cyane cyane mujye mugira umuco wo gusoma. Mwihugure no mu bindi bijyanye n'ubundi buhanga butandukanye. Indi nama numva nabagira nuko buri wese namenye ingufu afite, amenye naho afite intege nke, yisunge mugenzi we, amenye no gukorana na bagenzi be, ajya inama, anagire n'ubushake bwo guhinduka no guhindura abandi, kandi birashoboka. Mugire umuhate kandi mureke gucibwa intege n'icyo ari cyo cyose. Mwirinde mwabana mwe b'abakobwa ibishuko byose bishobora kubangamira intego twihaye, intego mwihaye. Hari abashobora kubashora mu ngeso mbi zatuma ubuzima bwanyu bwangirika. Twebwe muri fondasiyo yacu ntabwo tureba uburere gusa bijyanye n'amashuri, ariko dushishikarijwe no kubitaho ku bijyanye n'ibyabangiriza ubuzima byose. Murabizi, muzi indwara ya sida, murayizi, muzi ko yandura. Ntimuzatume mwishora mu byabatuma muyandura. Mujye munirinda n'ibitekerezo bibi byose byababuza kugira ngo muzagire uruhare rubabereye, rw'igihugu kibabereye, kibakunda kandi kibitaho. Bana rero mwahembwe uyu munsi, nongeye kubashimira kandi mukomerezaho ndetse muzanaharenze. Nk'uko Fondasiyo Imbuto idahwema kubibatoza mu b'inkubito y'ikeza n'ishema ry'abakobwa, mukomeze mutubere urumuri aho muri hose. Ndasaba urubyiruko muri rusange gukomeza gusarurira imbuto z'ubumenyi, ubuhanga n'ubupfura no kuzibiba umuryango nyarwanda. Babyeyi namwe muri hano dufite inshingano zikomeye zo kwita ku bana, baba abakobwa cyangwa se abahungu. Zimwe mu mbogamizi zavuzwe ziri mu bibangamira uburenganzira bw'umwana muri rusange, kugira ngo bamwe banazivuze. Havuzwe kudasobanukirwa neza akamaro ko kwiga, ariko kugira ngo mwaduhumurije ababyeyi benshi murasanga mumaze kwisobanukirwa. Hari intege nke, ndahamya ko inzego zibishinzwe zigenda zibunganira. Buri wese uri hano yibaza ati, ese mu bijyanye no kurinda umwana ihohoterwa n'ikibi icyo ari cyo cyose nkora iki? Kuba ntagira icyo nkora nuko nta hohoterwa rikorerwa aho ntuye, cyangwa se nuko numva bitandeba? Hanyuma rero dufata icyemezo nk'uko bishobotse, kandi biranashoboka. Ababyeyi dufite ingero zifatika z'ababyeyi b'Abanyarwanda bagize umutima wo gukiza no kwita ku bana mu buryo bwinshi bunyuranye nk'uko twabibwiwe mbere. Fondasiyo Imbuto rero yabise ba Malayika murinzi, kuko barinze abana icyago batitaye ku masano, ku mutungo bafite, cyangwa se wanagire inkeke kubera umubare w'abana babo basangamo.
ababyeyi rero ni intangarugero, ari nabo twahaye inka y'ishimwe. Iki gikorwa ariko ntabwo kigamije guhemba gusa, kigamije gukoresha urugero rw'abaturage nkatwe, abaturanyi bacu, abavandimwe ndetse n'ababyeyi bacu bagize ubutwari bwo kwita kuri abo bana kandi bakabitaho nta yindi nyungu bagamije. Abo bamarayika murinzi duturanye batubere indorerwamo twireberamo. Twisuzume turebe abana dutunze n'abandi tuzi birirwa bahohoterwa, maze tugerageze tubarinde. Muri ababyeyi turabona ko kwita ku mwana wese nk'uwawe bishoboka kandi bitagomba ubundi bushobozi budasanzwe. Kuba marayika murinzi rero si ukurera umwana gusa wabuze ababyeyi cyangwa se ababyeyi batitayeho, hari no gushishikariza abandi babyeyi kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana, kugira ibikorwa bigaragara bifasha abana, kubarinda ikibi icyo ari cyo cyose n'ibindi byinshi ntarondoye. Uyu mwaka turahemba bamarayika murinzi 65 biyongera kuri 90 twahembye mu myaka yashize. Turifuza ko habaho ihuriro y'abamarayika murinzi muri buri karere. Mukanagira n'ibikorwa bifatika cyane cyane bigamije gukangurira n'abandi babyeyi, mukamenya abana bakiriwe mu muryango uko bafashwe, mugafatanya kugira ngo mubashe gutera imbere. Mugahugurwa no ku bindi bijyanye n'uburenganzira bw'abana, mukaba intangarugero muri byose. Navuga ko hamwe namwe byatangiye, navuga mu karere ka Musanze aho iryo huriro ryatangijwe na marayika murinzi umwe, ubu rikaba rimaze kugira abandi banyamuryango 32. Nkunze kubwira abamarayika murinzi duhemba, numvise na ministre yakoresheje iryo jambo cyane, natwe dukunda mu mbuto ko dufitanye igihango. Inka muhabwa si ikimenyetso gusa, ahubwo ni igihango cyuzuyemo imbuto mugomba kwiba mu baturanyi banyu. Turifuza rero ko mugira umuco wo kwitura no kuziturira abandi bamarayika murinzi. Ibyo tukifuza ko byakorerwa nyine muri ayo mahuriro muzaba mwaratangiye. Sinasoza rero iri jambo nashimiye abamarayika murinzi aho bari hose. Ndavuga umuntu wese ufite umutima wa kibyeyi, umutima w'impuhwe, umutima w'urukundo, bitabiriye gushyira mu ngiro intego y'ibyo twise kwita ku mwana wese nk'uwawe. Bana rero namwe muteraniye hano, babyeyi, bayobozi, bafatanyabikorwa n'inshuti za Fondation Imbuto, duharanire ko udusozi twose tw'u Rwanda twakuzuraho abana b'abakobwa b'inkubito y'ikeza, urubyiruko rw'indashyikirwa n'ababyeyi bamarayika murinzi. Murakoze. n'umutware
Kagame mugabo ugenda ibarabara ryanga guhera igahindu yanze gutabara n'ibigori ngo batagamwita ikigaye amaguru kirazira urakarama mugabo w'igihugu yewe Kagame uri ingenzi igazura mu Rwanda rugari rwagasaba n'iya perezida Kagame mugabo ugenda ibarabara yagicingisha ngo nyibira amazi mwiri ejo mu gitondo nayizanye ncikirungurira mu mucyamo wa Karongi yaba rugira ruzigime mbere mungu imbere imbaraga yabaye rusena mugabo murakoze icaniro nawe ntukarara umuriro Imana itegeka intwari ikarinduza intambara niyo kwa muhindihindura inshuro neza yamanitse urubongo rugira ntirushigarura yari kubitiye umugabo mu kibazo atakira mu kigo nirakimukubita amazi ntagayitwara ikiyoro ati ntagakenza ibicuro byamucuraga yahuye nande ko ruhana ruhuta rumwe rubuze n'uruguhumeka yashyize mu bindi biramuragashe niy'ibigere ndamuyinja niy'iraba rigera ikibibi niya Kagame arakaramba mu Rwanda ahubwo ndihoramo ni umuhanzi duwi Karongi ni iwacu ni Rubengera ntabwo rukomwa kubona ruhamanya simpande mpamara rigina sinjyaza umugongo ngira n'ishema ry'ubukombe ngira n'izingiro ryizihiye abasaza Teremara waruga kwizoza kamere rwakini nayudura n'amagombe n'amakuba yabikayikorana ikabakikiriziye Malayika murinzi umwe waza agashimira mu izina rya bagenzi Kagame abanyarwandakazi twishimiye iki gikorwa kuko gikozwe inshuro zijya kuba nyinshi tuza abantu baza kwizihiza uko ababyeyi bagiye bakira abana batagira kivurira cyangwa kirera none rero mpagarariye bagenzi banjye nagira ngo mbasabe munshimire ababashije kwitanga kwakira umwana ni ikizamini gikomeye kugira ngo ubone uwo mutima ubushobore ubashe kumufata nk'ahantu wawe aba mbashimiye banyakubahwa muri hano abashimira madamu wa perezida wa repubulika mpora adutera ingabo mu bitugu murakoze kongera duhuze amashyi dushimire abamarayika murinzi bane hari uwitwa Kaze Ange Aime nk'uko twabivuze akaba we nyakubahwa madamu Jeannette Kagame yamuteganyije kubona laptop hari undi witwa Ishimwe Josiane yarangije mu kigo cya Groupe Scolaire Rambura Garçon akaba yarize physics, chemistry, mathematics yagize amanota 52 kuri 55 Umutoni Letitia nawe yize kuri Ecole d'Art do Nyundo yize English, French, Kinyarwanda nawe akaba afite amanota 52 Uwiringiyimana ari urangije CSI Muramba yize mathematics, chemistry, biology nawe agira amanota
Banyakubahwa muteraniye hano, turabasuhuje, tubashimiye akanya mwongeye kuduha nk'abakobwa b'abana b'Abanyarwanda, mukaturemera icyizere, muduha ijambo mu gihe kinini cyari gishize uburere bw'umwana w'umukobwa butitabwaho nk'uko bikwiye. Mwatugaragarije ko natwe dushoboye. Tukaba natwe tubahaye icyizere ko tutazasubiza inyuma umugambi mwiza mwatuzaniye, ahubwo tuzaharanira gufata iya mbere mu rugamba rwo kubaka igihugu cyacu biturutse ku burere buhabwa abana b'Abanyarwanda, by'umwihariko umwana w'umukobwa kuko nawe ashoboye. Narangiza mbashimira icyizere mwongeye kutwubakira cy'ejo hazaza, ndetse no gukomeza kutuba hafi mu bihe biza kugira ngo tuzagire icyo tumarira igihugu cyacu cy'u Rwanda. Murakoze. Abateganyiriza inka n'ishimwe ry'ibikorwa byiza bakoze. Malayika murinzi baturutse mu karere ka Karongi, hari uwitwa Bapakurera Makurata, uyu mubyeyi yatoraguye umwana ufite imyaka 2 mu gihe cya Jenoside, ariga kandi nta kibazo afite. Bavakure Justin nawe ni Malayika murinzi w'umugabo, ariko uyu munsi yafatanyije ahagarariwe n'umudamu we, nabo bakaba barareze umwana akiri mutoya kandi ari abahinzi borozi batari bafite ubushobozi kurusha abandi bari bafite. Ndasaba Malayika murinzi kudasubira mu byicaro byabo, bakaba babaye bahagaze kugira ngo bashyikirizwe inka